Alo bakunzi ba Diamond TV official, nizere ko mumeze neza, ko Imana wo mwijuru ikomeje kubarinda nkuko duhora tubibifuriza. Ubu turagarutse n'amakuru yacu y'imyidagaduro, ariko noneho ahafashwe nk'ano kwidagadurira ubu noneho hatangiye kwitwa Sodoma na Gomora. Niryo zina bari kuvuga ati noneho ni Sodoma cyangwa se ni Gomora yageze mu mujyi wa Kigali. Aho n'ahandi turi kuvuga rero murabizi neza ko na gace cyangwa umuhanda muto, agace k'umuhanda kagizwe ahantu hurumweru, kamite ngo hurumweru cyangwa se kwidagadurira, nta handi ni ku Gisimenti i Remera. Abahazi murabizi neza ko hari agace k'umuhanda gafite metero zisaga 600 kamajwe kugira ahantu hagurirwa ubucuruzi, ariko ni urumweru mu gihe cya weekend. Aho hantu rero hakomeje kuvugisha benshi nyuma y'ibintu bikomeje kuhabera, nyuma y'ibikorwa urubyiruko rukomeje kuhakorera, bamwe bise ngo ni urukozasoni. Reka rero tubasomera inkuru imwe dukesha igihe. Iyi nkuru yavugishije abantu benshi, cyangwa se inkuru yanditswe nyuma y'uko abantu benshi bamaze kuvuga menshi kuri aka gace leta nyine yageneye kuba abantu bakaguramo ubucuruzi mu gihe cya weekend, abantu bakayicara bakafatira icyo kunywa. Aha rero hakomeje kuvuka impaka zikomeye cyane nyuma y'ibyahabereye muri weekend. Bityo rero igihe kiza gufata umwanzuro kirandika inkuru nayo navuga ngo yakusanyije bimwe mu bitekerezo by'abantu benshi, bimwe mu magambo akomeye abantu benshi batse kuri Twitter ndetse abanyamakuru n'abandi bantu basa nk'abakomakomeye bavuga bati ibi bintu noneho ni ibiki, urubyiruko rwacu muragana he? Ubwo rero izo mpaka reka dutangire inkuru neza yacu kugira uko bayanditse bagira ati ibihabera ni impaka zikomeje kubiherekeza, nibyo tugiye gutindaho. Batangira bagira ati ni umuhanda w'amabuye unyura ahantu hari utubari twinshi, uhereye ku kazwi nka Rosti Club, Resto and Bar, Bahamas Pub, Master Grill, Joel of Kigali, New Come Again, ugatunguka ku muhanda umanuka ku cyicaro gikuru cya Zigama CSS na RGB. Ngo ukihagera ngo mwijoro ngo wakirizwa n'urusaku rw'imiziki inyuranye, inzoga z'amoko yose, zaba izengerwa mu Rwanda cyangwa se zitumizwa hanze. Ngo aha kandi ngo ni nako ugenda unyura ku basore, inkumi, abagabo n'abagore ngo bizihiwe bicaye batera urwenya cyangwa bakata umuziki, abandi biteretse inzoga cyangwa ibinyobwa bisembuye. Ibi binyobwa rero byarikoze sasa. Ngo haba hari n'abasore bagenzura ku mutekano bahirizwa ngo bambaye ijire y'icyatsi, ngo bakagenda babwira abantu kutagendana amacupa ashobora guteza impanuka. Impamvu avuga ngo aba basore baba bahari mu byibuke ni uko abantu bamaze gusanyuka cyangwa dimaje kubageramo, bamwe batangira gukora ibikorwa navuga by'urukozasoni nabyo nyine byagarutsweho, ndetse ngo bikaba byatuma abantu bamwe na bamwe bakanagira mu macupa yaba yamenetse nyine ngo bakaba bakora accident cyangwa bakaba bakomereka. Iki gitekerezo rero ubundi gitangira cyuko hari ahantu hafungurwa cyangwa se hafungwa hakagenerwa ibikorwa nk'ibi ngibi byakiranywe na yombi, abantu bose babyakiranye na yombi, byakiranywe na yombi, abantu babyakira neza. Ati bamwe mu bagenda muri aka gace bahamya ko ngo mbere y'uko uyu muhanda ngo wagurirwemo utubari, ngo n'ubundi twari dusanzwe tuwukikije, ngo mu nkengero z'utwo tubari ngo hiyongeraho inzu nyinshi ngo zitagira ibyapa, ngo zikoreshwa nk'amacumbi, wampaye nka Nyagasani, ngo zifashishwa n'abashaka kuharara cyangwa abakeneye ibyumba by'akanya gato, nk'ababicuruza n'abakiriya babo. Ngo imwe mu mvugo rero ngo zigaruka ku nzoga ngo nuko ngo wanyoye inzoga gasinzira neza, ngo wasinzire neza ngo ntashobora gucumura, banywa inzoga. Ibyo bintu murabyumva nibyo, ariko njye siko mbihamya. Ngo gusa ibi bisa n'ibyahindutse kuko ibyaberaga ahihishe birimo kubera ku karubanda. My God, Gisimenti urarikoze. Gisimenti ubu benshi bahamya ko ariho hambere muri Kigali haba ambiance, novuga kuryoshya ngiri hejuru, aribyo bya bindi ngabo bavuga ngo hahiye cyangwa se ngo gushya nyabyo, ngo kurusha ngo na Nyamirambo ngo yahoranye iryo peti. Ubwo icyemezo cyuko muri weekend nimugoroba aha hantu hatagera ibinyabiziga cyatangazwaga, ngo umujyi wa Kigali wavuze ko kiri mu rwego rwo gufasha abacuruzi kubona ahantu bakorera hisanzuye, tukanakomeza kwirinda covid. Mubyibuke umujyi wa Kigali ubishyiraho cyangwa ubitangazaho ati umunsi twari dutegereje wageze, ati guhera uyu munsi buri gatanu kuva saa 10 kugera ku cyumweru saa 12 umuhanda wa Kigali 18 wa KJ 18
Avenue cyangwa se KG 18 Avenue ku Gisimenti uzajya uba ufunze ku modoka mu rwego rwo gufasha abacuruzi kubona ahantu bakorera hisanzuye, ariko kandi ati tunakomeza kwirinda covid. Aha ni mu gihe rero ibyo nsomye ni itangazo ryari kuri Twitter ubwo umujyi wa Kigali nyine wafunguraga cyangwa atangazaga ko aka gace gafunguwe. Inkuru rero ikomeza ku gihe ikomeza ivuga ati benshi babyakiriye neza, abakiriye barisuka, abacuruzi barunguka. Kutavuga rumwe rero kuri aka gace byafashe n'intera kubera iki? Ngo nyuma y'isakara ry'amashusho agaragaza umukobwa wasinze wari uryamye mu muhanda ngo asa n'uwahwereye, ngo byaje gutangazwa ko ngo yatawe no muri yombi, ngakurikiranyweho polisi yamuteye muri yombi, akaba akurikiranyweho gusindira mu Ruhame cyangwa se ku mugaragaro. Mu byibuke bantu mwese mu nyumva bakunze ba Demo TV, gusindira mu Ruhame rwose iki ni icyagenirwa n'amategeko. Ngo iki cyaha ngo gishobora guhanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenza amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko ngatarengeje ibihumbi 100 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Mu byumve bantu munywa mugasindira mu Ruhame mukigaragura mu mihanda, polisi iraje yabakuremo. Ngo arandi mashusho ngo yakomeje gukwirakwizwa ngo yitirirwa ku Gisimenti ngo nubwo ngo bigoye kugenzura mu buryo budashidikanywaho ko ngo ari ayaho koko. Hari amafoto yakwirakwiye muri iki cyumweru y'urukozasoni, bamwe bibaza nimba ariho cyangwa se niba atariho. Amwe agaragaza umukobwa arimo ngo kubyinana n'umugabo ngo amabere ngo yasize hanze, ngo akaba ngo uwo mugabo ngo aragendaga yakora my god, ibintu byahinduye isura. Andi ngo akagaragaza umusore ngo n'umukobwa ngo barimo gusomana, ngo ikiganza ngo cy'umusore ngo kiri ngo mu ipantaro ngo y'umukobwa. Ubwo yashakaga iki? Mwe murumva ashaka iki? Kandi ibi bintu mwarubyiruko mwe bizabakoraho. Ngo nubwo ayo mashusho ya nyuma yitirirwa ku Gisimenti, ngo hari amakuru ngo bamaze kumenya ko ngo atariho ngo yafatiwe. Ngo mu mashusho ngo yahererekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga ngo nka WhatsApp ngo yitiriwe ku Gisimenti, ngo kandi ngo harimo ay'umukobwa uba wicaye ngo harimo ay'umukobwa ngo wicaye ku ntebe ngo yambaye umupira ariko hasi ari buri wampaye nka mana y'ijuru tabara. Ngo hari andi makuru yaje kuvuga ko ayo mashusho yaba ngo yarafatiwe muri Uganda, bakabibuza gutera ku Gisimenti. Abo bantu rero bakomeje gutanga ibitekerezo cyangwa abantu bakomeje gutanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko iyi myitwarire idakwiye urubyiruko rw'u Rwanda, cyangwa se ko aka gace imyitwarire kabugaragaza ngo yaba iteye inkeke cyane ngo ku rubyiruko, ngo ku buryo hari n'abakomeje kuvuga ko ngo ahubwo ngo bakagafunze kagafungwa. Umwe yagize ati ibihuha bikomeje kuba byinshi, ariko kandi hari n'abavuga ko Gisimenti habera amahano. Ku bwanjye ka free zone zirakenewe nyinshi muri mujyi wa Kigali, ariko nanone Gisimenti ni nk'akabyiniro, ibintu bitari byiza ku bana. Aho n'uwavugaga igitekerezo kuri yaragitonze n'uwo bita Ivan Maxime yaragitanze kuri Twitter, amaje nyine kubona iri gukwirakwira. Uwitwa Jackie Rumbasi yavuze ko abantu ngo badakwiye ngo kwinubira ibibera ku Gisimenti. Nawe ni igitekerezo cyatanga ngo kuko nta muntu ubahatira kujyayo. Muri izo mpaka hari abavuga ko muri bene ibi bikorwa ngo bishobora guhutaza abana, mu gihe abandi bavuga ko ngo nta gishya ahubwo byose bisanzwe bibaho. Hari uwagize ati ntabwo ntekereza ko hari urimo gushishikariza abantu ubusinzi. Ibyo tubona ku Gisimenti byari bisanzwe biba, ahubwo ubu nuko biri ku karubanda ndetse bikanagaragara cyane. N'ubu ngo babishyize hanze. Uyu nawe yaje kujya kuri Twitter nawe muri za mbuga turimo tuvuga, yandika mu Cyongereza, yandika ngo I'm also against alcohol or banning or limiting. I'm just against these incentives or promoting and enabling people to venture more into alcoholism. Gisimenti was already a great place for alcohol business. Also, it's unfair to other bars in the area too, and the list goes on. Amahinga uwo niko nyine yabyumvishe mu Cyongereza bacyumvugo namwe nyumve. Impaka zaje gukomeza sizi gusa, ariko se ubundi imyitwarire itwiye ahantu nk'aha ni iyihe? Umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki we yabwiye igihe, iki kinyamakuru nyine cyanditse n'inkuru ndende kwa ahantu, yabwiye igihe ko ngo urubyiruko rugana kiriya gice ngo rukwiye kwimenya rugakora ibirwungura kandi byungura igihugu none n'ejo hazaza. Mwumva mwa rubyiruko ngo yavuze ko iyo bigeze ku byo kunywa no kurya, umuntu ufite imyaka y'ubukure
nta wakamuhagaze hejuru kuko akwiye kunywa no kurya ibimufitiye akamaro akirinda ibimujyana mu makosa n'ibyaha ashobora gukurikiranwaho. Yakomeje ati abibwira ko rero ubucuruzi nk'ubwo bwafungwa njye ntabwo ariko mbyumva. Bamporiki yababwiye ati ahangaho nta kuhafunga njye siko mbyumva, kubera ko uwicwa n'inzoga yazinyweye mu ruhame n'ubundi zamwica yazinywereye iwe, zamwica yazinywereye muri karitsiye. Amaye nk'Abamporiki rwose ibyo avuga nanjye ndemeranywa nawe. Njye icyo nsaba ni uko urubyiruko rukomeza kwitekerezaho nk'imbaraga zubaka iki gihugu nk'inkingi ya mwamba, hanyuma abantu baba bagiye gususuruka, bagiye gutarama, bagiye gufata ikirahure, umuntu akamenya intege nke ze, akamenya aho atarenza. Ibi rwose ni inama nzima. Ndakomeza nsoma ubu butumwa Bamporiki yabubwiye urubyiruko. Bamporiki yasabye n'abacuruza inzoga ko badakwiye gukomeza kuziha umuntu kandi yamaze gusinda nubwo baba barimo gukorera amafaranga. Yakomeje agira ati naho ubundi ahantu nka hariya ho tuzagira henshi kandi hari benshi bahajya bafite imyitwarire myiza, uzi uko yitwara ari ahantu nk'hariya ntabwo yazira utazi kugira umwifato. Ngira ngo ubwo hazajyamo imbaraga zituma abadafite umwifato bimwa icyicaro aho badashobora gutaramizwa. Ubwo rero bantu mufite imyitwarire mibi n'imico mibi hariya mwumve ko bikaze, hari igihe kizagera bakajya bakubanza kure imyitwarire kugira ngo uhagere. Noneho rero igihe kivuga ati ingamba zakajwe ku Gisimenti nyuma y'impaka zikomeje kugaragara igihe ngo ikinyamakuru igengo cyamenye ko ngo kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Werurwe ngo habaye inama ikomeye yayobowe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa, komiseri wa polisi ushinzwe ituze rusange ariwe bita George Rumanzi n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Umwari Pauline. Ni inama bakoranye n'abacuruzi bo muri free zone zo ku Gisimenti mu rwego rwo kurushaho kunoza imikorere n'imikoranire. Imyanzuro yayo igaragaza ko nta gahunda yo kubangamira imikorere ku Gisimenti, ahubwo ni ukunoza imikorere yaho no gukuraho ikinego cyitirirwa. Bigaragara ko mu byaganiriweho harimo amafoto ajya yitirirwa ku Gisimenti kandi ari ayo mu bindi bihugu. Mu rwego rwo kwirinda no gukumira ko na Gisimenti byazahakorerwa nk'ibikorwa biganisha ku rukozasoni. N'ubwo ayo mafoto baganiriye babwira ko amafoto amwe atari ayaho ariko nk'uko bikwiye gukumirwa. Imwe mu myanzuro rero ikomeye yafashwe ni uko abacuruzi bagaragaje ingamba zirimo kongera abakozi n'abashinzwe umutekano babo kandi kinyamwuga, gukorana n'ibigo by'isuku no gukomeza ubufatanye no guhangana no guhanahana amakuru n'inzego z'umutekano. Hemejwe kandi ko gushyira umutekano ku isonga, gushyiraho kamera zifata amashusho y'ibibera muri aka gace CCTV cameras no kongera amatara amurika hose. Wampaye nka muragowe. Hanemeranyijwe kwita ku isuku no gukomeza gusuzuma ko abacuruzi batazatanga inzoga ku bana. Ngayo nguko rero urabyumva bantu rero mugana ku Gisimenti, ngayo nguko ubu imyanzuro na kamera. Ubu kamera zigiye kwa zibareba ukora ibintu biteye isoni. Kamera yagufashe mu gitondo igihe uryamye zigushizemo ukajya kumva polisi iraje iragukomangiye wowe kanaka cyangwa runaka iragutwaye. Bantu rero bakozi ba Diamond TV, iyo yari inkuru yakomeje kubica bigacika ko nawe wajya ku binyamakuru bitandukanye ugakomeza kwisomera byo kine ku Gisimenti hahiye cyangwa havugishije abantu. Ariko nawe niba utaranasohokera twakubwira ngo nawe wazagerayo ukenjoyinga. Ni ahantu heza, ni ahantu hasa neza, ni ahantu abantu bari kuryoherwa, ni ahantu hari umuziki mwiza, hari ibintu byiza byose ushobora kwifuza. Ngayo rero nguko bakoze Diamond TV nakagaruka imyanzuro yafashwe cyangwa se ibyaganiriweho ku Gisimenti nibyo ngibyo. Ubwo nujyayo wenjoyinga ariko witwararika muri weekend rwose, uzajye witwararika ejo utazuba ngo bagutambukanye. Murakoze, turabakunda cyane. Amakuru nkaya nakagaruka.